Ese wabarigeze ushaka gutura ahantu nk'aha hari inyubako zubatse mu buryo budasanzwe busa nk'ubucanganye ariko nanone zubatse mu buryo bugezweho, mu nyubako zisa ukwazo ku buryo nta handi wazisanga ku isi hose. Hari uduce tumwe na tumwe ushobora kugeramo hirya no hino mu bihugu bigize isi, wakwitegereza uburyo hubatse ukagira ngo ni za filime z'abanyamerika zerekana ibidasanzwe bibera ku yindi mibumbe. Noneho watekereza uburyo abazibamo babayeho umutwe ukarenda ukurya utarabona igisubizo, cyane ko ibi byose bisa nk'ibicanganye, kandi ku rundi ruhande ukabona hari n'ibyateza impanuka abantu bashobora no kuburiramo ubuzima. Mbega biratangaje cyane. Muri iki kiganiro tugiye gutemberana tumwe mu duce hirya no hino ku isi hose ahantu utakwizera na gato ko haba abantu. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Mu majyepfo y'igihugu cy'Ubuholandi mu gace kitwa Ballwinningen hubatse inyubako zitangaje cyane zifite ishusho nk'iy'amagi, zikarenzaho zikagira ibara ry'umweru zose. Ni inyubako zirimo ibice bitatu, ibyumba byo kuraramo hasi, ubwogero hagati, ibindi bice nka salo, igikoni n'utundi tuntu byose bikabarizwa hejuru. Ni utuzu duto ariko igitangaje tugura akayabo. Aha naho ukihabona uratungurwa kuko bigaragara nk'amaji cyangwa ukagira ngo ni ibikabyo biri mu mashusho. Ni mu birwa bya Rwandan, abenshi ibirwa babyitirira ibara rya purple, ni Purple Island muri Korea y'Amajyepfo. Aho ikintu cyose kiri kuri ibi birwa gifite ibara rya purple, guhera ku nyubako zihari zirenga 400 zihubatse, ibyera mu mirima yabo, yewe n'ikiraro gihuza ibi birwa byombi giteye irange rya purple. Ibaze ko barya umuceri ufite ibara rya purple ndetse bakanambara n'impuzankano zifite iri bara, purple uniform. Byumve neza ko n'ibinyabiziga byaho byose biba bisa purple. Nawe ndebereye inzu, ubu se nyirakwirwamo cyangwa yayubatse ngo yisekereze abantu? Mwimbere ni uko hameze. Iyi nzu ifite metero 7 uturutse ku butaka ukagera hejuru, ikagira metero 15 z'uburebure uturutse inyuma ukagera imbere, ndetse ikaba ifite metero 1 na santimetero 30 z'ubugari zonyine. Byumvikane ko abenshi muri twe duhagaze muri iyi nzu tutarambura amaboko ngo bikunde. Nubwo imeze gutyo ariko mwimbere harimo ibyumba byo kuraramo, ubwogero ndetse na salo. Koridoro yayo ni ntoya cyane ku buryo hacamo umuntu umwe gusa, kandi nawe akagenda yikubakuba ku bikuta. Mu gace kitwa KWISI ahitwa Taraja mu gihugu cya Indonesia, abaturage baho bamaze imyaka irenga 400 bibera hameze nk'inzu ndangamurage. Uburyo izi nyubako zubatsemo babwita tonken, zikagira igisenge gifite ishusho nk'iy'ubwato kandi zubatse zirebana. Igitangaje cyane ni ukuntu izi nyubako zose mwimbere zisa nk'izagenewe ibirori bya hato na hato. Gusa kubaka muri ubu buryo ngo byirukana inyamaswa z'igasozi zajyaga zibatera rimwe na rimwe. Iyi ndege ubona ni urugo rw'umwenjeniyeri w'umunyamerika witwa Brice Campbell. Brice yatekereje kuzubaka inzu itandukanye n'iz'abandi guhera akiri umwana, ubwo yabonaga hari imodoka zimwe na zimwe zahinduwe nk'inzu. We rero yahisemo kwibera mu ndege. Yafashe indege yo mu bwoko bwa Boeing 727 zisanzwe zifashishwa mu ngendo z'ubucuruzi zigiye zitandukanye, ahindura urugo rwe bwite. Mu myaka irenga miliyoni 150 ishize, bimwe mu bice bya Australia byarengewe n'inyanja, nyuma bihinduka ubutayu ndetse biteza n'ihindagurika ry'ikirere. Mu guhangana n'ikirere cyo mu butayu rero batari bamenyereye, bamwe muri bo bahisemo kubaka munsi y'ubutaka mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe bwo mu butayu. Hari inyubako uri kubona yihishe muri iri shyamba, yitwa Muriki, ni hoteli itagaragara, invisible hotel. Ibikuta byayo byose ni nk'indorerwamo, ushobora no kukigonga utabizi kubera uburyo ibyo bikuta bigaragaramo ibiti bihazengurutse, ukaba wagira ngo nta kintu gihari namba. Las Vegas, imwe mu mijyi myiza igize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo imiturirwa igaragara neza kandi miremire, imihanda, amahoteli ndetse n'ibindi byinshi cyane. Gusa munsi y'ibyo byose muri tano zagenewe kunyuramo amazi ava mu mujyi wose, cyane cyane mu bihe by'imvura,
niho hibera abantu barenga ibihumbi 2 batagira aho baba, homeless people. Aba bose baba mu mwijima ukabije, umwanda ndetse n'ubukonje bwo ku rwego rwo hejuru, wongeho nuko bose baba bari mu byago byo kwicwa n'amazi yanyuramo, cyane cyane mu bihe by'imvura. Casa de Penado muri Portugal hari inzu yubatse mu rutare ifite piscine ndetse n'amadirishya yayo yose nataburwa n'amasasu, bulletproof. Imbere harimo byose byasabwa ngo umuntu yiberemo, isibye umuriro w'amashanyarazi. Uwayubatse yagira ngo azibaniremo n'umuryango we, gusa byihuse cyane inzu yahise yamamara kubera umwihariko wayo, birangira ibaye inzu ndangamurage. Buri mwaka ikurura ba mukerarugendo ibihumbi byinshi cyane baturutse hirya no hino ku isi hose. Ahitwa Makoto muri Nigeria hari inzu zirenga ibihumbi 200 zose zubatse mu mbaho, ku buryo zose ziba ziri kureremba hejuru y'amazi. Ni hamwe mu hantu hambere ku isi hose haba umwanda ukabije, indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'imyuzure ya hato na hato. Mu rwego rwo kugumana umuco wo gushyira hamwe mu miturire igezweho, nguko uko Abashinwa bubatse piramide ariko zigizwe n'amazu mu buryo butangaje cyane. Bivuze ko abatuye hejuru iyo bahagaze kuri bariko baba bitegereza neza ibyo abaturanyi babo batuye munsi bari gukora. Ikirwa cya Tuvalu nicyo gihugu cya kane gito ku isi hose, gituye n'abaturage 11,000 gusa ku birometero 26 byonyine, ku butumburuke bwa metero 3 gusa. Kubw'iyo mpamvu rero abashakashatsi bagaragaje ko nta gihindutse mu mpera z'ikinyejana cya 21 iki kirwa kizaba cyaramaze kurengerwa n'inyanja. Byumve neza ko bimwe mu bihugu nka Australia byemeye kuzaba ubutaka bwo guturaho, ariko leta ya Tuvalu ikabyanga ngo bazakora ibishoboka byose bahangane ariko ntibazareka ubutaka bwabo. Kubera ikoranabuhanga, abantu nabo batangiye kwibera munsi y'inyanja bakibanira n'amafi, nko muri hoteli yitwa Muraka, yubatse mu buryo butangaje cyane kandi bwihariye, aho ibice bimwe na bimwe byayo byubatse munsi y'inyanja byubakishije ibirahure kandi bibonerana, ku buryo uyirimo aba ameze nk'uri mu nyanja ari kwirebera ibinyabuzima byo mu mazi byiganjemo amoko atandukanye y'amafi. Mbega bamwe babifata nka paradizo. Iyi nzu yitwa Reactor Hills, yubatswe mu buryo ishobora guhengamira uruhande rumwe bitewe n'ahari uburemere bwinshi cyane kuyigendamo ndetse n'imbaraga zindi zaturuka hanze nk'imiyaga, external forces. Byumve neza ko iyi nyubako ibasha kwizenguruka digiri 360. Ahitwa Kerma muri California, umujyi urimo inyubako zisaga 700 ku buso bwa mile kare 2.2, 73% ku butaka bwaho bwose hagizwe n'irimbi. Ibase naho ahantu hakinguye abantu barenga 1,500,000, bw'impamvu benshi bahita umujyi w'ubugingo. Byumve neza ko hatangiye gushyingurwa abantu guhera mu 1924, nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yose. Mu Bushinwa ahitwa Changkeng, imihanda ya gari ya moshi inyura hagati mu nyubako, izi twita etage na gari ya moshi inyura kuri floor ya 19 mu nyubako rwagati. Ibi ikibazo byateza cyonyine ni urusaku rushobora guteza kwinyeganyeza, vibration, bikazatera inyubako kwisenura hasi ku butaka. Mu gukemura iki kibazo rero, gari ya moshi yanyura ifite urusaku rungana na decibel 75 gusa n'ibice 8. Ni urusaku rungana nk'urwaba ruri muri resitora irimo abantu batageze kuri 15 gusa bari kwiganirira. Byumve neza ko urusaku rwa moto isanzwe rungana na decibel zigera ku 100. Bivuze ko gari ya moshi yanyura ibifite urusaku ruri munsi y'urwa moto. Nanone bigahuriza yuko isibye kuba wayibona igiye kuhanyura, naho ubundi ishobora kunyura muri iyi nyubako nawe uyirimo n'umenye icyabaye. Mu myaka myinshi cyane ishize mu Bushinwa ahitwa Derinkyu, kubera ubushyuhe buhaba abantu batangiye gucukura munsi y'ubutaka akaba ariho bibera. Ni hamwe mu hantu hubatswe kera cyane na n'uyu munsi hakaba hakiriho. Bamwe mu bacukumbuzi mu bijyanye n'ibisigaratongo bavuga ko haba harubatswe mu myaka isaga nk'ibihumbi 2000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Icyo gihe abaturage bubatse munsi y'ubutaka floor zigera kuri 18 zose muri metero 85 zose z'ubujyakuzimu, ku buryo ibarwa ko habagamo abantu bagera ku 20,000 byose. Gusa amateka avuga ko aba bose byaje kurangira babaye impunzi kubera inzara yabaga muri ubu buvumo.
Mu Bushinwa kandi mu gace kitwa Gangsu mu myaka 13 ishize ubwo harimo hashyirwa imihanda igezweho imwe inyura hejuru mu kirere inyuranamo, umwe mu baturage yimye leta y'Ubushinwa ubutaka bwe yanga kwimuka ngo bahanyuze umuhanda. Byarangiye umuhanda bahinduye uburyo bari kuwubaka bikomereza umushinga wabo baramwihorera. Mu gihe ibice hafi ya byose by'isi biri gutera imbere ku rwego rwo hejuru, bubaka imiturirwa y'agatangaza, abandi bakora amoko atandukanye y'amamashini. Muri Amerika y'Epfo mu bice bimwe na bimwe abaturage baho bagumye ku muco wabo wo kubakisha ibyatsi amazu babamo. Buri kimwe cyaho cyose gikoze mu byatsi, yaba inzu babamo, amashuri, yewe n'amato bagendamo abakoze mu byatsi. Ibaze ko banubatse n'umunara ukoze mu byatsi gusa, kandi abahaba bose babayeho mu buzima banezerewe. Hamwe mu hantu hambere ku isi hose haba abantu babayeho babyigana kurenza ahandi ni mu majyepfo ya Brazil ahitwa Rio de Janeiro mu gace ka Rosina, aho inzu igiye ifatanye n'indi iri hejuru y'indi, ku buryo kubona inzira ikugeza iwawe bigusaba guca mu nzu z'abandi rwagati. Kuri ubu butaka habarizwa abasaga 200,000 bose. Byumve neza ko kuri ubu butaka muri buri kilometero karimwe gusa hatuye abantu babarirwa mu 48,426 bose. Ni imibare yapimwe mu mwaka wo muri 2022, ndetse abenshi mu bahatuye ni abari hagati y'imyaka 15 na 59. Mu Bushinwa kandi hafi y'umujyi witwa Ntago hari urusengero rwubatse ku manga y'umusozi rwagati muri metero 75 uturutse ku butaka. Hakaba harubatswe mu myaka irenga 1500 ishize, ariko na n'ubu haracyakomeye nta no gusaduka. Ni hamwe mu hantu hasurwa n'abantu benshi mu gihugu cy'Ubushinwa buri mwaka, cyane ko ari urusengero rukoreshwa n'abafite imyizerere y'ubwoko butatu bugiye butandukanye: aba Buddhism, Taoism n'abitwa aba Confucians. Ese ni hano wumvishe ukumva haragutunguye cyane? Igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye ino video urabidusangiza unyuze muri comment. Ushobora no gukurikirana ibi biganiro mu buryo bw'amashusho magufi cyane ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere rugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.